Haleluya. Tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira ku muntu uhiriwe, ku bahire. Ninde muntu uhiriwe? Ariko mbere yuko tubiganiraho, tubanze twiragize Uwiteka Imana yacu. Mwami Imana yacu, Imana yera, Imana y'amahoro, Imana yaremye isi n'ijuru, Imana izi buri muntu wese uri mu isi, Imana izi ibihumeka ndetse n'ibiri hejuru y'ijuru byose ikabibizi. Imana iyoboye ijuru ikayobora n'isi. Yewe Uwiteka Imana yacu, aya masaha rero turakwiragije kubera yuko tugiye kumva ijambo ryawe. Abumva ikinyarwanda, abari mu Rwanda n'abari hanze yabo bose, Mana ubarinde kandi ufungure amatwi yabo babashe kumva ijambo ryawe, ribagirire umumaro. Nyakubahwa Imana yacu rero, rinda buri muntu wese ako kanya ukeneye uburinzi bwawe. Nyakubahwa Imana yacu, ubwo tugiye kumva ijambo ryawe, ntize kubasohokera mu butwi kumwe, kandi Uwiteka Imana nyir'ibintu ntize gusigara naho twaryumviye, ahubwo ize kutugirira umumaro. Nyir'ibihe Imana rero, urakoze ko ugiye kubana natwe, mu izina ryawe Yesu, amen. Tugiye kuvugana ku muntu uhiriwe. Umuntu uhiriwe ntabwo ari umuntu ufite amafaranga menshi. Umuntu uhiriwe ntabwo ari umuntu w'inzobe, si umuntu wirabura, nta nubwo ari umuntu muremure, ahubwo umuntu uhiriwe ni uwubaha Uwiteka. Uwiteka Imana atugirire neza. Umuntu uhiriwe ntabwo ari umunini ufite ibiro byinshi, nta nubwo ari umutoya ufite ibiro bikeya, ahubwo umuntu uhiriwe ni uwubaha Uwiteka Imana. Kubera ko nasomye muri Matayo 5, nsomye iyo nteruro yose, harakubwira umuntu uhiriwe uwo ari we, ngo hahirwa abagwaneza kuko aribo bazabona Imana. Taza kugira ngo ni ibyanjye ndimo nkubwira, ndakubwira ibyandikishijwe n'umwuka w'Uwiteka. Uyu muntu uhiriwe rero, hari umugore uhiriwe, ntabwo ari buhirwe kubera ko ari umugore ufite ibiro byinshi, ntabwo ari buhirwe kuko ari umugore uzi kuvuga cyane, nta nubwo ari buhirwe kuko ari umugore ufite ubutunzi bwinshi, ahubwo araza kuba ahiriwe kubera yuko araza kuba ari umugore uhiriwe kubera yuko yubaha Uwiteka Imana ye, kandi akaba akora ibijyanye n'ibyo Uwiteka Imana ye imwifuzaho. Yesu Uwiteka Imana atugirire neza. Mwami Yesu nahimbazwe kubera yuko kugira ngo utaza kugira ngo ibyo ndi kukubwira nibyo nitekerereje, nasanze ari ibyahumetswe n'umwuka w'Uwiteka Imana, maze abanditsi nabo barabyandika. Yesu atugirire neza. Rero tugiye gusoma ubutumwa bwiza bwa Matayo, ibice 5 duhereye ku murongo wa mbere. Ubutumwa bwiza bwa Matayo, ibice 5 duhereye ku murongo wa mbere. Kugira ngo wumve umuntu uhiriwe uwo ari we, utazajya ugira ngo uko ufite amafaranga menshi. Ibice 5. Aravuga hati, Yesu yerekana abahiriwe abo ari bo. Yego, ni Yesu waberekanye, ntabwo ari njyewe Nyirahabimana Gaudence muri kumva kano kanya, ahubwo ni Yesu wavuze umuntu uhiriwe uwo ari wo. Tega amatwi wiyumvira umuntu uhiriwe ari nde. Nuko abonye abantu benshi azamuka umusozi, amaze kwicara abigishwa be baramwegera, aterura amagambo ati, hahirwa abakene mu mitima yabo, kuko ubwami bw'ijuru ari ubwabo. Hahirwa abashavura kuko ari bo bazahozwa. Hahirwa abagwaneza kuko ari bo bazahabwa isi. Hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko ari bo bazahazwa. Hahirwa abanyembabazi kuko ari bo bazazigirirwa.
hahirwa ab'imitima iboneye kuko ari bo bazabona Imana. Hahirwa abakiranura kuko ari bo bazitwa abana b'Imana. Hahirwa abarenganyijwe gukiranuka kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Amen. wumvishe umuntu uhiriwe uwo ari we. Ntabwo umuntu uhiriwe ari umunini ufite amafaranga menshi ufite inzu nziza, ahubwo hahirwa abagwaneza mu mitima yabo. Umugwaneza rero ni uwubaha Imana. Ntabwo ari aha gusa, na Zaburi irabivuga. Zaburi ya mbere ikavuga umuntu uhiriwe uwo ari we. Nusoma Zaburi ya mbere naho uzumva umuntu uhiriwe uwo ari we. Ariko uyu munsi nashaka kukubwira umuntu uhiriwe uwo ari we. Umuntu uhiriwe uwo ari we, umuntu uhiriwe ni umuntu ufite mu mitima ye inzira z'igisiyoni. Nuba uri umukobwa ufite inzira z'igisiyoni mu mutima wawe, urahiriwe. Niwiga uzafata, nujya mu biro abantu bazakubaha kubera ko uzafite ukaba wubatse urugo. Gerageza gushyira inzira z'igisiyoni mu mutima wawe. Biguhamagara uri Nyarugenge ngo nurangiza uvuge ngo ndi Kacyiru. Shyira inzira z'igisiyoni mu mutima wawe kugira ngo urugo rwawe rubashe guhirwa. Nimba uri umukozi ukora mu biro, bikubaza bati kuki uyu munsi utakoze, uti ndarwaye ndi mu bitaro, kandi bo bawe kubaza ufite ibindi wibereyemo. Shyira mu mutima wawe inzira zijya hehe? Isiyoni. Nimba uri umukozi w'Imana, irinde kwesikoroka, irinde kubeshya ngo uvuge ibitari byo kubera yuko ushaka inyungu zawe. Ahubwo shyira mu mutima wawe inzira zijya hehe? Isiyoni, kugira ngo uzahirwe, kugira ngo ibyo uvuga byose bizakubere byiza, kugira ngo ibyo ukora byose bizakubere byiza. Yesu Umwami natugirire neza. Ntabwo kumva ari uko umuntu yavuga ibintu byinshi akiriza umunsi, ahubwo nawe mfashe dusome. Nawe uza gufata Bibiliya yawe usome muri Zaburi ya mbere. Here ku murongo wa mbere uraza kumenya icyo gukora. Kubera yuko uraza gusanga ko umuntu ufite mu mutima w'inzira z'igisiyoni, uraza gusanga yuko azaba ameze nk'igiti cyatewe ku mugezi, gishora imizi yacyo mu mazi, kikera imbuto zacyo mu gihe gikwiriye. Kandi uwo muntu umeze gutyo, ibyo azagerageza gukora bizamubera byiza. Nawe uzafata Bibiliya yawe wiguriye, usome wumve, uraza kumva ibyo ikubwira. Ntabwo uri busanga ari njyewe wabivuze, ahubwo nugerageza gukurikiza ibyo ngibyo, ibyo uzakora byose bizakubera byiza. Uzahirwa mu nzira zawe zose, nubaka urugo ruzaguhira, nucuruza uzahirwa. Mbese inzira zose zawe zose uzacamo uzazihirwamo. Reka dushime Imana yabanye natwe kumva ijambo ryayo, hanyuma inadukomereze, duhe imbaraga Imana yacu. Imana yumva gusenga, Imana ikiranuka, Imana y'Abanyarwanda. Kera bajyaga bavuga ngo wirirwa ahandi ngo ugataha i Rwanda, ariko twasanze ubera hose icyarimwe. Twasanze utazinduka cyangwa ngo ukerererwe. Twasanze intebe yawe ari ngari ahantu hose uba uhari. Dusanga amaso yawe ari magari ahantu hose uba uhari. Amaboko yawe ni magari ahantu hose urahagera, ahantu hose urahakora. Niyo mpamvu rero Uwiteka, nsengeye Abanyarwandakazi, nsengeye urubyiruko, nsengeye abagabo b'Abanyarwanda mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo buri wese umuhereze imbaraga zo kugira inzira z'igisiyoni mu mutima we, zo kugira ngo abashe gukiranuka, zo kugira ngo Uwiteka Imana ikiranuka abashe Uwiteka Imana kugendera mu nzira zawe. Nyakubahwa Imana y'amahoro, ndakwinginze kugira ngo ugirire neza igihugu cy'u Rwanda, ugitangemo agakiza. Mana, abagore dukizwe, abakobwa bakizwe, abasore bakizwe, abagabo bongere bakizwe neza. Uwiteka Imana nyiribihe, nabo wahamagaye ukabaha ijambo ryawe, barangiza bagaca ku ruhande bakongeraho iryabo, ndakwinginze kugira ngo nabo bongere bagarure mu nzira, kugira ngo nabo Uwiteka mu gihe gikwiriye nuza kubabaza utaranuwabahaye bazabona icyo baguhereza.
izina ryawe rihabwa icyubahiro. Nanije imbaraga zose zananiza umurimo wawe mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka Imana